isengesho Imana iza yumva ntabwo ari ijwi ryaranguruye, nta nubwo ari ryasengewe ahantu runaka hagenwe ho gusengera, oya, nta nubwo ari amagambo yatondekanyijwe neza nk'umuntu wavuga poeme, jamais du tout. Isengesho Imana iza yumva. Tukazubwira umuntu ngo se ngo kutarampamagara, uzuvuga ngo yewe simperutse kuguhamagara, kuko umwenda wakubereyemo kutaguhamagara niwo nawe umubereyemo kutaguhamagara. Tukazubwira umuntu ngo se kutarasohokana, uzumubwira ngo mfite gahunda yo kuzagusohokana. Urukundo ntabwo ari one way, ntabwo ari umukoro ukorwa n'umuntu umwe, ni two way traffic, ni inzira igendwamo n'abantu babiri, ngenda nawuza, nukuvuga ngo niba nje nawuze. Ariko kubera ko tutarakura cyane, tuzadukenera gusa mu bintu byose, tubeka abana b'abakobwa b'imisumbe, duhora muri impa. Uyu nuwo nungukiye mu mibabaro y'ububohe bwaje, ngo ndabizi ko kera atakugirira mu mubabaro, none umuharira umwenda yakuberagamo, gucyakoze ngo simbiguhata. Semeni amina. Urukundo rwo guhatwa rurya bazaba batangisha, ni nayo mpamvu mubamo imyenda mubo mu makayi hano y'ibyo mwatanze. Abaroma 13 murongo w'8 kugera ku w'10. Abaroma 13 murongo w'8 turagera ku w'10. Ahabonye timukagire umwenda wari wo wose keretse wo gukundana, kuko ukunda abasohoje amategeko. Ibi bababwira ngo ntimugasambane, tukice, yewe ndetse ntukibe, tukifuze, ndetse n'andi mategeko yose asigaye, byose bisohorera muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Ufite urukundo ntazagirira mugenzi we nabi, nico gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Amen. Filemoni 1:19 cyangwa reka duhere ku 18. Bibiliya iravuze ngo nije Paulo wanditse nuko aje kuboko yuko nzavyishura, ne kwirirwa nkubwira yuko nawe ubwawe uri mu mwenda wanje. Uwo mwenda ni wowe ubwawe. Umenye yuko mu minsi y'imperuka kandi niba hari icyo yagucumuyeho, kuri 18, Filemoni 18, kandi niba hari icyo yagucumuyeho cyangwa akaba afite umwenda wawe, aba ari injubi baraho. 19 nije Paulo wanditse nuko anje kuboko yuko nzabyishura, bityo ne kwirirwa nkubwira yuko nawe ubwawe uri mu mwenda wanje. Uwo mwenda ni wowe ubwawe. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo umwenda nkubamo ni wumbamo. Umwenda nkubereyemo niwo nawe umbereyemo. Mbere yo kunyishuza ko ntaza nguhamagara, mbere yo kumbaza ko taragusohokana, mbere yo kumbaza birya byose uzawumva byiza wogirirwa, iryo deni unyishuza
nawe uri imbereyemo. Twovuga ngo amin. Turi mu bihe Paulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa kabiri, aramubwira ngo umenye ko mu minsi y'imperuka wazaza ibihe biruhije. Icambere ngo abantu bazaba bikunda, icya kabiri ngo bazoba bakunda impiya, ngo icya gatatu ngo bazaba birarira, biyemera, wanajisifu. Timuri mu kubibona abantu aho kuvuga Imana, aho kwamamaza ubwami bw'Imana, bafashe igihe kinini cyo kwivuga, bahora muri nje aho kuvuga uwabatumye. Aravuga ngo abo bantu ngo bazaba ari indakoreka, ngo ari ibyigenge, ngo icya gatatu ngo batagira icyo batinya, ngo batubaha n'ababyeyi babo. Bibiliya ivuga ngo mumenye ko mu bihe by'imperuka urukundo rwa benshi ngo ruzakonja. Tugiye kuganira ku rukundo rutari urwa sheri shushu, tugiye kuganira ku rukundo rutaragaharara, tugiye kuganira ku rukundo rutari urumamo, urukundo ngo ukunda kubera ko hari icyo ngo expectingaho, kubera ko hari icyo ngo utegerejeho. Ahubwo tugiye kuganira urukundo rw'Imana, agape. Urukundo rw'Imana ni unconditional love, ni urukundo rutagira icyo rushingiraho kugira ngo rukunde njewe bizoza, kuko rugize ibyo rwubakiraho benshi twotaka. Urwo rukundo rero nirwo dusanga muri Yohana 3:16 ruvuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye igira gute, itanga umwana wayo umwe rudende w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana ngo aje kwandika mu rwandiko rwa mbere rimwe, urwandiko rwa mbere yanditse 3:14 kugera kuri 16, haravuga ngo muri iki nibwo hagaragarira urukundo, ngo suko ari twe twabanje kuyikunda ajame. Ntabwo ari twe twabanje gukunda Imana ngo bityo nayibonereho ngo ibashe kutwegera, ngo ahubwo ngo niyo yabanje kudukunda, ngo nuko natwe ngo ikigaragaza ko turi abana bayo, ngo nuko dukunda bene data. Wagera ku murongo wa 16 muri urwo rwandiko rwa mbere aravuga ngo nuko ngo niba koko twarakiriye burya bugingo buri muri 3:16 muri Yohana, aravuga ngo namwe mutanga ubugingo bwanyu ku bwa bene data. Se wicaye moze rero urwo rukundo rutari rwa rundi rwo koshosha, rutari rwa rundi rwo kwagaza ngo nukuri ngo ndagukunda. No, urukundo ntabwo ari fiction, ntabwo ari ibitekerezo byakorewe montage ngo nukuri ngo ndakwemera. Oya, urukundo ni action, urukundo ni ibikorwa ngiro. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese rero umuntu nakubwira ngo aragukunda ariko akabivugisha akanwa gusa mu buryo bwimbitse, urwo rukundo rwitwa urumamo, urukundo rw'ikinyoma. Ngo ndagukunda n'ukuri mwene da, urukundo ntibaza baruvuga, urukundo baza baruba. Kandi ntakintu Imana izidusaba kuba itari. Imana niba idusaba kugira imbabazi ni inyembabazi,
Imana niba idusaba kugira urukundo yatanze umufano wo gutanga umwana wayo. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Narindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukira ni Yesu gusa. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nayindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa ni Yesu gusa. Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri. Oh, Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri. Yesu yatanze urugero rw'uburyo ki tugomba kubikora. Yatanze urugero rw'uburyo ki dukwiriye gukunda bene data. Apana urukundo rw'umufiyase, apana urukundo rw'abavandimwe, apana urukundo nkunda petit frere cyangwa nkunda petite sere. Oya, urukundo rw'Imana ni urukundo rwarengereye byose. Rwirengagiza ubwizi bwa Barnabasi, bwirengagiza ubwizi bwa Onesimo, bwirengagiza ubwizi zameni amina, bwirengagiza ry'amabi yawe yose ubamo. Nigukunda ntaciguciye, nikunda ntaciciye. Lero ikidhibitisha, kinachodhibitisha ya kwamba tumepokea upendo huo, tuna mbegu ya upendo huo na Kristo ukweli tumempokea, ina kwamba nasi tuwapende wenzio. Kama hatuwapendi wenzio ni uongo mtupu, ni kujifanya, ni kuigiza. Kwa turakina sinema, ni teatre, ni kina Biblia yavuze ngo muntimukagira undi mwenda wose ngo muberamo abantu uretse uwiki urukundo. Tukazubwira umuntu ngo se ngo kutarampamagara, uzuvuga ngo yewe simperutse kuguhamagara, kuko umwenda wakubereyemo kutaguhamagara niwo nawo umubereyemo kutaguhamagara. Tukazubwira umuntu ngo se kutarasohokana, uzumubwira ngo mfite gahunda yo kuzagusohokana. Urukundo ntabwo ari one way, ntabwo ari umukoro ukorwa n'umuntu umwe, ni two way traffic. Ni inzira igendwamo n'abantu babiri, ngenda nawuza, nukuvuga ngo niba nje nawuze. Ariko kubera ko tutarakura cyane, tuzadukenera gusa mu bintu byose, tureka abana b'abakobwa b'imisundo, duhora muri impa. Bibiri zivuga mu gitabo cy'imigani, umusungo ngo ufite abakobwa ngo ntibigera bagera igihe bahaga, ngo baza bahora mu mazi, ariko bahora bateza akanwa bavuga ngo impa tibagira igihe bahaga amazi. Paulo ageze mu myaka 63 afunzwe, yandika urwandiko yandikiye Filimoni. Filimoni yari afite umugaragu we witwa Onesimo. Onesimo bivuga ngo ni mwungura, n'umuntu
wo kubyanga umusaruro. Hanyuma ngo aza gukosereza sebuja, ngo amaze kumukosereza ngo arahungaje kure mu birometero nk'igihumbi. Ngo iyo yakagiye ngo arafungwa, ngo amaze gufungwa ngo Pawulo amubyaza ubutumwa, aramwigisha, aramubwira, aramwiyegereza. Ngo amaze kumubwiriza, ngo amaze kwakira ubutumwa bwiza, ngo noneho ngo yandika urwandiko, yandikiye Filimoni. Aramubwira ngo utarakugirira umumaro ke je munyabya wagomeye Imana imbazi, je munyabya wagomeye Imana imbazi. Yesu tige tamenyica yambaye ishusho y'icyaha. Amagambo arimo nani umuntu utarakugiriraga umumaro kera, unuseful, umuntu utaragiraga umumaro imbere yawe, uyu munsi aba uw'ingirakamaro mu maso yawe. Wohora gukoresha ku biguzi wakubagaho nk'imbata, uyu munsi umwakire nka mwene so. Aramubwira ngo uyu nuwo nungukiye mu mibabaro y'ububohe bwaje, ngo ndabizi ko kera atakugirira mu mubabaro, none umuharira umwenda yakuberagamo, gucyakoze ngo simbiguhata. Semeni amina. Urukundo rwo guhatwa rurya bazaba batangisha, ni nayo mpamvu mubamo imyenda mubo mu makayi hano y'ibyo mwatanze. Aramubwira ngo simbiguhata, ngo ahubwo ngo nubwo ngufiteho ububasha, ngufiteho itegeko nakabaye ngutegeka nkakubwira ngo haguruka utange ico kiraro, ariko kubera ko kuzi uko nakwigishije, ndakwinginze ngo ubikora n'umutima ukuze, wakire mwene se utarakugiriraga umumaro, urya waguhemukiye, urya wakugiriye nabi, urya wari waraciriwe iteka, urya wari inyuma y'umurwa kubera ibibembe byamubambyeho aruharaninda amaguru yiwe akazajejeta, urya uri mu gutuma isazi abantu batigereza, urya. Aramubwira ngo mwakirane umutima we, mwakire kuko akanyakiriye, ngo kandi niba hari umwenda kubereyemo, ngo ndenda kukwibutsa ko nawe hari umbereyemo. Uwo mwenda si uwundi, yarashatse kumubwira ngo nubwo nawe wita ukiranuka, nubwo hari ibyo washoboye, warabishobojwe, kandi nije wakubyaje umusaruro, nije wakubyaje ubutumwa, njewe Pawulo. None ureke guciraho mwene se iteka kubera ko nawe yakiriye agakiza wakiriye. Narababariwe, nico gituma ndamushima, zavuga ibikomeye yakoze, n'inyamibwa aragahoraho, yaracumuwe zamukiragira inanga nziza,
ukwiriye mwami kumvira umunyabyaha wari wazimiye nari mu mwijima mwinshi wari ukwiriye kumvira umunyabyaha nari mu mwijima mwinshi ukuramo Sisi ibicumuro byanjye nakoze nari umugome usubisha iririmba bazaragiza. Haleluya. Yesu yigeze gucira abantu umugani bisa n'ibyo Pawulo yazabwira Filipo, arababwira ngo hariho umutware wari ufite igisonga ngo hanyuma ngo agihereza ngo ibintu ngo kibirinde ngo kirabyaya ngo kimaze kubyica nabi ngo sebuja aragifata ngo agiye kukibona. mwumve ukuntu twatemeyeho abandi itaka kuri dutoya twashoboye, ariko hari ibindi natwe byatugana. Sebuja wagize ngo amuhane, itegeko kwari ukumufunga, akamufungana n'abana be n'umugore. Wa mugabo ngo arataka ngo asaba imbabazi, barigaragura. Umutware ngo aramubwira ngo genda ndakubabariye. Ko niko natwe twababariye, ko niko natwe twababariye. Ngo hanyuma ngo abe gisonga kibi ngo yamafata umuntu mu ijosi wari umubereyemo ifaranga ke yakuzo bamubabariye. Biratangaje, umuntu wakuyemo inda uciraho iteka uyitwika. Biratangaje, umwibyi kabombo utarafatwa guhagarara ku gasozi hejuru agakomera uwafashwe. Biratangaje. Baramufima, baramubwira ngo uranyishura, yibagirwa ko wamaze kubabarira. Pawulo rero yibutsa Filimoni, aramubwira ngo wibuke ko na umbereye mu mwe. Niba hari n'ico wumva wowe ushobora kubura ico, ushobora kumva kuri untungane, ushobora kubura umukomeretsa, akaba ariyo mpamvu waguze Onesimo akakwiba ibintu byawe by'agaciro akaba yaratoroka. Ariko wibuke ko uri umwana wanje mu gakiza, kandi ibyo nakubyaje nta biguzi nigeze nkwa. None ndamukoherereje kuko nanje nukaje. Umwenda nkubereyemo niwo nanje umbereye. Imbabazi wagiri nizo nanje nkeneye. Imbabazi wakiriye biryo wakoreye mu rwihisho, ya sake yabitse abantu ntibamenya ko ikubikanye, ukagenda ukiherera mu nguni ukihana. Zirya mbabazi wagiriye wa wundi wafatiwe mu muhana hagati aha asamba, akeneye izo mbabazi kugira ngo ntakongere gukora icyaha. Dutanze yarabikoze kubw'urukundo rwe. Imirimo yakorewe Karuvari niyo ndirimbo yuzuye. Abantu benshi twita ngo ni inshuti cyangwa twita ngo ni abakunzi, ni agahararo.
n'ikimenyimenyi baza bafedinga baza bacuya tukabaho. Page yanje ya Facebook iriho abantu 500 ariko iyo bagiye kubanyereka bazambwira ngo those are your friends. Muje kuri si inshuti zanje majorite yabo 80-95% simbazi. Nabo sinzi ko gashitse gatanu ariko banditseho ngo friends of resource. Ntabwo rero urwo rukundo Bibiliya dushishikariza. Urukundo Bibiliya dushishikariza ni rwa rundi Bibiliya ivuga ngo nuko ibyo mwifuza ko abandi babagirira ngo ari byo mubagirira nawe. Katuvuge gatoya kuri characteristique ku biranga urukundo rw'Imana. Korinto 13:1 jambo rya mbere kigaragaza urukundo rw'Imana. Bibiliya iravuga ngo urwo rukundo rurihangana. Kizakwereka umuntu utagira urukundo rw'Imana muri we, utagira agape muri we. Apana agape kanisa, apana y'abashiki banyu babandi bitwa bagape. Agape y'urukundo rw'Imana agira kwihangana. Bazamutunga urutoka karuzaho, bazamushahuza nawe agashahuzana. Dutangira nababwiye ngo bimwe mu bimenyetso Paulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 nuko abantu bazaba ari ibyige, ari ibinani, ari indakoreka. Jambo rya 2, urukundo rw'Imana rugira neza. Uzamwibuka umugabo Musamariya mwiza wasanze umuntu wakubiswe ari kwibarabara, yabuze umuntu numwe wo mugirira neza. Ngo abatambyi baza bamugeraho bakamucaho, abaririmbyi bamugeraho bakamucaho, ngo bose ngo bamabigira intungane ngo biranditse mu nti bagakore ku rutumbi ngo yavuye amaraso. Bose bama bamuhusha. Umusamariya badafitanye isano ngo araza ngo amugezeho ngo afata amavuta y'agaciro yari afite ngo aramwomora, ngo arangije ngo amujana mwirwariro. Wasiga tanze amafaranga aravuga ngo naba make, iyo ngiye nzohindukira nze nishu. Urukundo rw'Imana rugira neza. Jambo rya 3, urukundo rw'Imana tiruza rwirari. Kwirarira ni Kinyarwanda cyumvikana. Kwirarira ni kugisifu, ukwishira hejuru. Kandi Bibiliya izivuga ngo niba ubonye ubuki nguryeho buguhagije, igitabo cy'Imigani, ngo nubona ubuki nguryeho buguhagije ngo kubera ko nguriye bwinshi woburuka. Dufite abantu benshi bameze nka corbeau, abantu bize le corbeau et le renard. Igikona kiri mu giti gifite umunopfu mu kanwa, ngo hanyuma bakame yamiza munsi y'igiti yamikibwira ngo noneho si ubwiza urasa nabi. Uku nuko abantu benshi bapfa. Abantu benshi barababwiye ngo nibi, nabo baremera ngo nibyo. Mukarambishuriye ngo icishe Herode, suko abantu bavuze ngo avuze nk'Imana. Jamais dit. Icishe Herode nuko abantu bavuze ngo avuze nk'Imana, arabyemera. Yamarega intugu Imana iramubwira oya turaba Imana uri inyo. Ubonye ubuki uryeho buguhagije, kandi ngo nukenera kuzamuka mu ntera ube nkarasoro. Rasoro nta muntu uzumenya imbaraga zayo itabanje gutsikamirwa. Umuntu ushaka gushirwa hejuru ngo abanza ace bugufi, ngo kandi uwishira hejuru wazocishwa bugufi. Nukuvuga ngo ubuzima bw'Abakristo ni nkarasoro, uko itsikamirwa n'ibintu byinshi biri heavy niko irushaho gutumbagira. Ni nk'akadenesi cyangwa agapira
iyo ugatereye mu kirere ntushobora kumenya aho gatumbagira ngo kagere, ariko iyo ukadunze hasi nibwo kaza kazamuka. Mwigire kuri uwo wemeye kwambara kamera k'umuntu ngo abona sitosha ngo ahinduka umugaragu w'imbata, ngo abona ati bihage. Muzi icyatumye yambara ayo myambaro yose? Bibiliya iravuga ngo umwana w'umusuhuke, umunyagano n'imbata ngo ntibakagere ku gatuti. Wa kane, umwana w'ikibyaro, umwana se ashidikanywaho hano mu muhanda batazi, kugera ku bisekuruza 10 ndagakandagira hano baje kuvuka yamavuka ku mugore utarabonana n'umugabo, fununu zitangire ko isentazo kugira gusa ngo agere kubari babandi baheje ibintu, kugira ngo agere kuri babasava, kugira ngo agere ku mpunzi arahungira mu Misiri hano mu Giputa, kugira gusa ngo agere no kubanyamahanga. Rero niba dufite Kristo muri twe tukaba tugwije urukundo rwe, natwe twige guca bugufi. Zimwe muri karakteristike ziranga abakristo batarakura ngo kuzamura imbere, kwitamburisha, twobangana hano twese tumushakira ibyicaro. Ariko niba umuntu w'umugabo atangiye kubwira umugore ngo bari kuzi ko ndi umugabo muri iyo, burya biba byapfuye, biba byashize. Umuntu yatangiye kwitamburisha ahantu bakabaye bamutambura hana mana, uko niko kwirari. Jambo rya gatanu, turi mu gice cya 13 cy'Abikorinto ba mbere. Turwitekerezaho ubwarwo, tirwihimbaza kimwe no kwirarira, tirukora ibiteye isoni. Mu Baroma aho twasomye ku murongo wa 10 havuze ngo niho aya mategeko ngo ntukibe, ntugasambane, ntukice, ngo nandi yose yuzurira. Ni ukuvuga ngo umuntu udafite urukundo, gusambana ni nomo, kwiba ni nomo, kwica ni nomo, kwiba ni nomo, kuriganya ni nomo. Ibitamugenewe kubitwara ni ibintu byoroshe kubera ko nta rukundo afite. Tiruza ruhubuka, tiruhutiraho, tiruza ruhubuka mu bintu, uza rwitonda rukagenza muke, ukamenya ngo uyu muntu afite ikibazo iki n'iki tugikurikirane, uza rugenza muke, tiruza ruhubuka. Impubutsi yose uzobona ifite karanse y'urukundo rw'Imana. Ijambo rindi, tirutekereza ikibi ku bantu. Uriya muntu araketse wowe ngo uzubone uriya muntu ameze gute, karanse y'urukundo rw'Imana. Ijambo rindi, tiruza rwishimira ikibi ku bantu. Wamenya ngo ibyabaye noneho ngo kuri bizoza yo akamari koroza akaza urusa. Tiruza rwishimira ikibi ku bantu, rubabarira byose. Urukundo rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose. Urwo ni rwo rukundo dusabwa kugira. Sose ndenda kukwibutsa yuko umwenda uza wumva abandi bakubereyemo, biryo uza wumva baso wanyu batagukoreye, bakuru bawe batagukoreye, abaturanyi batagukoreye, les collègues mwabanye bamwe bagiye hanze n'abandi mukiri kumwe, biryo uza wumva batagukoreye, kugira ngo ugaragaze ko wowe uri utandukanye nabo, uzabikorera abantu. Nsubiyemo uko benshi turi ku nzigo, dutegereje umunsi tuzasaksesinga, umunsi tuzabona byakunze ngo duhore inzigo z'abataratugiriye neza. Ariko Bibiliya yavuze ngo urukundo rugira neza.
niba batarakwishuriye minerval ukaba wowe uri umukristo, uzayishurire umwana wawe wundi utekereza ko yakagombye kuba yarakwishuriye atarakwishuriye. Niba warabayeho uzusaba ihuzu, niba warabayeho uzusangira ikirenge ikirato n'ubutaka, niba kandi hari abantu wari uzi ko bashobora kuguha pe imwe y'ikirato rimwe waza kubandikira ntibanagusubiza, guhora inzigo neza. Yesu yagize gute bahaba mukubita? Yamavuga ngo bababarire data kuko ntibahaba bamenye ico bahaba ko. Stefano baramuremza bamutera amabuye barasara, Paulo yamafata ihuzu yabaye bamukubita, wararara amareba mu ijuru, areba uburyo bamwegereje ijuru vuba. Guriya araje aje gutwara itorero, oya nibigitinze, guriya ndamubona, guriya araje. Stefano niwe muntu wa mbere wabonye Yesu agaruka n'ibicu, ngo bagitumbira gutya ngo yamamubona, ngo yamabwira Imana hatumbira, yamayibwira ngo bababarire data. Bakundwa, nta mwenda abantu bakubereye mutababereyemo. Hari umuhanga wavuze ngo nutunga abantu urutoki uze wibuka ko izindi zine zikureba. Nuvuga ngo ntibarakugirira gutya, uzureba environnement yawe, uzureba superficie yawe na periferike yawe, ureba bagukikije wowe ko hari ico wakoze kugabo. Reka nsoze kubwira isengesho Imana iza yumva ntabwo ari ijwi ryaranguruye, nta nubwo ari ryasengewe ahantu runaka hagenwe ho gusengera, oya, nta nubwo ari amagambo yatondekanyijwe neza nk'umuntu wavuga poeme. Jamais dit. Isengesho Imana iza yumva igihe uhawe yibwira twavuga ngo amina. Igihe wambaye ubusa ukabwira Imana ngo wibuke wa munsi nigeze kukwambika, niryo jwi Imana ishobora kumva rikayibuza amahwemo. Niryo Dawudi yavuze ngo ndinze saza sindabona umukiranutsi asabiriza cyangwa ngo abana be baje mwibarabara. Niba ushaka gusenga ukumvirwa, Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ku munsi wa nyuma ngo azabwira abantu ngo nari ndwaye mugira gute, nari shonje murangaburira, nari ndwaye murasura, nari mu nzu y'imbohe mungeraho. Nukuvuga ngo mu gihe uri muri mabuso sugutera amakorasi sino kwereka Imana karengane wagize, nukubwira Imana ngo cagiye naka yaraboshwe, cagiye wari uboshwe naragusuye, cagiye wabuze agafukanya umuhauda ukabona tahandi ifu yova, usenga neza sukubwira Imana ko ifu yashize, sino gutakamba ngo ubwira Imana ko abana baburaye, oya, nukubwira Imana ngo wibuke neza ko wa musi kado yaraburaye nataruye umufuka ndakugaburira. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'imigani nguhaye Imana, nguhaye umukene wabagurije Imana. So amasengesho yacu aza kubita kubera ko tuza tuyoriyanta, tuza tuja kubikuza muri konte tutagira mu bubiko. Umutima w'umuntu uje imbere y'Imana ugakoma ngurugi ushaka kureba Imana, kandi ntitwibagirwe yuko aho tuja hose uko gusenga kwacu kugera ku Mana. Wumvishe ikije ari Masayini, wumvishe ikije ari Santoni cyangwa Gidurayi cyangwa Prayer Mountain Uganda, oya, kandi ntimwibagirwe yuko aho muja hose hari abantu bo kugirirwa neza. Petero na Yohana babwira ikirema, barakibwira ngo twe dufite porte monnaie, twe nta mafaranga dufite kuri rirembo abantu basanzwe bagucaho baza baguha inoti, twe ntazo, ariko twitegereze uturebe ico dufite nico tuguha.
imyaka yose yari amaze kuri iri rembo yari atarahaguruka. Ntabwo rero Imana ikeneye kumva agasaku kacu ko twaburaye, nta nubwo Imana ikeneye kumva ko twambaye ubusa, nta nubwo Imana ikeneye kumva ko abana bacu batahaye biga, ahubwo Imana ikeneye kumva tuyibwira ngo mu gitabo cy'urwibutso rebamo nigeze kukugirira neza, reba mu gitabo canje cyakonje urebe ukore mugira icyo ukora. Nakire neza ijambo ry'Imana. ubwire